kubashakira hirya. Ase ntabwo umemba singi wawe ushaka twubahukane. Ishinzi y'umukozi ntabwo umemba kugira hirya. Ntabwo nkeneye kugira guterana amagambo nawe. Kandi se Mabuja naye uzongera kuza kunzira mu rwego kuzo umukozi w'akazi. Nadia hanyuma kutajya ku kazi kandi mbona amasaha yagiye bite? Sasha wasohotse ngo ukazi kujya mu kazi. Hano amasaha atangiye. Amasanga Shaje bireke ngo byagaze mu muhanda wa. Mugende mujye ku kazi. Dati ari yenyine. Waje tukagenda. Pamubonye ne bajya mu kazi. Ndise yagiye ku kazi. Ese kujya tatubyukije wowe. Ariko uyu mukobwa sinzi imiteta. Cishwa ha. Papa we rafta akazi keshi. Oya injyana umwana. Oya naze tugende. Arwaye iki? Humura genda nta kibazo Dati ameze neza n'ukuri. Sibyo? Ihangane. Genda mwihuta mujye ku kazi. Nawe warukira ntabwo ugeze ujya ku ishuri. Karabaye hano bana bateye gute. Iyo tujye ku ishuri wogira vuba. Nta soni ufite. Mara ndagukubita rero. Uvuze ngo iki? Gira vuba mwihuta ujya ku ishuri. Nta soni. Uko kimaze gusa neza we. Ze nawe abaranga yenda kiherera mu kazi nta niki. Sha. Mva kuvana muze hatanaza ndabona cyane kiro kinkurura cyane nimba ariko kinyinyuza imbere cyane sinzi. Mva rero nkurura muri no minsi cyane pe. Kane mbona nawe utabayeho neza. Sai miguru yawe na nyoko bujanga aho nga amafaranga yabuze ngo ibiryo byashize vuba aho mwirutse ngo wambaye impeno sha cyasuzikariye wahiriwe mazdevre wakajishwa mujisho na nyoko abuja bani no burya nciho bandi kubabona ingo wakije abuja nta no kumemba uzika arenza iminsi baziri ku Mabuja wawe hari igihe muri dushe kugira ngo ngo yibagiye isabune kandi ari igihe ajyayo nkabona arayifashe ayiteretse ahantu none y'ibintu uziko bose na Mabuja barayibaguruka bari ibikuta byose byabaconje njya mbona muzehe ataha saa 7 kandi saa 10 akaba yaje ese ndwaga ari njyewe na Mabuja wawe ukundana ese wakundana n'umubabuja wo we na Mabuja mbabone noneho ngo wagwana ngwino nkorere massage n'ibirenge ngo nabyose ngo nsanga byabyimbye akamabuza n'ibintu by'amafaranga y'abari kumwosha agira ngo azifatire kuri karyasi bandi kubabona none utu twenda n'ibyo twigurira cyakoze ikintu nakoze sha Kigali nta kintu nzaramura ayo bamemba yose bitanyagura imyenda nyema mbona mukunda cyangwa sura umugara kashabyihoreye ubwo waje gukunda bakundana n'umukecuru gusa wenda kwikunda ntago nakundana na Mabuja uko Mabuja burya mbyaye ariko wenda gukunda ese mba Claude arame Mabuja akazi kakuzanye nako kwifatanya n'uwo mukobwa wavuga haguruka ntago umva ari twasoje imirimo ariko Mabuja musoze iki haguruka ngwino hano bundi bite byawe isubiza isaha ubundi nizo guteka Biki? We, ufite gahunda yo kuza gukundana mu rugo rwanjye ufite ihe gahunda. Wahagurutse aho ngaho kazi gakora ibyo ngubwiye. Hanze Mabuja. Nta soni ugira. Nta ni soni ufite wowe. Haguruka agira vuba. Umumaro no kwirirwa ubyuka ufatanye n'uwo mukobwa. We nta mirimo ugira iwawe. Mva erega n'ukuri ko tukakura ntagaruka kwanga.
mbona utabiranye n'abakozi b'urugo nta gahunda baba bafite batanasa neza ubu ntabwo ubona ko umaze kuba igihugu cyiza ko soni ntabwo bikwiye ko wajya barasaba baba bwarisize bumeze nabi bigize gute ariko ntamenye usigaye nyisigira ku mavuta nawe usa neza koko se nsigaye nsa neza nukuri usigaye usa neza cyane pe aho nayo mpamvu bya bikorwa niyo nigiriye kuri botike jya kumva mu bipangu bya banyabuzi niko zakoro nsigaye ndakabona oya nukuri usigaye mwiza noneho n'iyi myenda rero uba wambara nyine ntabwo byatuma umuntu wese akwifuza pe aseko mwamemba nabi sha ntabwo tukuremba neza yose uzi ko ashyirira mu myenda nyine ni wowe wiyitaho ngo utume abantu bose bagukunda ese wankunda amawusha ntabwo ukunda se cyakwanga se ngukunze oya kandi ni ukuri pe ndanagukunda ndetse erega niyo mpamvu ubona impamvu ngukunda simashaka kugira ngo ugende uri kumwe na buriya mukobwa noneho mbabonana nawe numva birandenze nta soni ntabwo mba mbishaka biriya bintu ese buriya mabuja nindeka kuvugana n'uriya mukobwa uzanyica gusa nta buri kintu nguha n'ukuntu uri igihugu cyiza ngaho ujya mu kazi nta kibazo nibanga nzakikubwira nzagira icyo nguhereza kandi kizagushimisha sibyo murakoze mabuja amaze iminota 30 hano ibaze ko utaramvugisha guhigima uzi ko bavuga ngo umuntu yigimye bavuze nabuze niba kuvuga mbese wabaye uri siriye ko nacyo mbese nyine kuri kwitwara gutyo ntabwo ari ubusanzwe ubwo niko nabyutse ndetse utari gusanzwe ubyuka sinzi niba hari icyabiteye ariko ntacyo noneho mva ngo kenshi rero izuba ryari ribaye mu niko mada wongeye kubyukira aha ngaha none se madamu ntutume mwubaha arata mabuja wa sheri wanjye kwa mabuja bande hano nsanze ni wowe none ko ariho wamuzanye nasi njye namuteruye reka nkubwize ukuri rero ibi bintu ndabona ntabyihanganira niko wowe ubyukira mu ngo z'abandi aho kugira ngo ukore akazi naguhaye gute none se ntabwo yemerewe kuza gusura sheri we ni sheri wawe none ibyo muba murimo aha ngaha nasi ntabwo wari ubizi n'umunsi warimwe sinzongere kubona uza kureba uyu muhungu niba ushaka abasheri uzagenda ujye kubashakira hirya ase ntabwo umemba sinjye iwawe ushaka twubahukane ishinzi y'umukobwa imeze ntabwo umemba igira hara hirya ntabwo nkeneye kugira guterana amagambo nawe kandi se mabuja nawe uzongera kuza kunzira mu bwoko umukozi w'akazi n'umunsi warimwe sinzongeye kuhakubona uzi ko njye nakujwigiriza aha ngaha nta n'isoni ugira ntabwo akareba nzongera kubona aha ngaha ari haguruka nawe ujye mu kazi cyangwa ugiye ko wagahazi nta n'isoni ugira ngaho tureba wagira ngo akore iki se korode se waje anyize ngo uracyari kumwe na kariya gakobwa ngwino uteke ngwino uteke niko uriya mukobwa ni umuntu mukwiye kuba muri kumwe kweli nta n'isoni uriya mukobwa agukwiye oya nawe biriya bintu ntabwo ari ibyo ngwino ibyo guteka ariko ntabwo biriya bintu ari ibyo ubonye nawe nyuma y'intambara urwaye ntabwo ushaka ibiryo byo mu isafuriya tugenda nzi icyo ukeneye tugenda bari cyo mvuga ugatwenge ntabumvise cyamabuja kanze yumvisha iby'abakozi nkemeze sho